iryo sezerano iryo sezerano niho nzakumenya niho nzakumenya niho nzakumenya kuko nayoza nshuti zimwe zari ku isi nyuma zikajya muri gakondo aho hana indirimbo zo kunesha tubane no mu isi iryo sezerano iryo sezerano urisohoreze tubane no mu isi yenu ngenza niho nzakumenya niho nzakumenya mukunzi mukiza niratira imbere niho nzakumenya niho nzakumenya niho nzakumenya niho nzakumenya mukunzi mukiza niratira imbere tuza murakoze cyane ndagira ngo ubutayu turimo gusiganirwa uriya gakondo uzabo nayoza nshuti zimwe zari mu isi nyuma zigacyuye zikajya muri gakondo ubu turi ku iherezo ryo muri ubutayu turimo gusiganirwa uriya gakondo tuzabona yoza nshuti zimwe zari ku isi nyuma zigacyuye zikajya muri gakondo aho hera aho hera aho hera
yitwa Olivier, sinzi icyo umuntu yavuga, benshi batanze ubuhamya yereka murebe cyangwa muvuge mu itorero, baje kuza nta cyangombwa afite, ntabwo no kubona no kwicara imbere yakererwaga umusabwa yicaye imbere ikindi amuzana ariko se ibiti ngo hambwira ati ngewe ntabwo ndazana icyangombwa igihe bikiza, agenda azana icyangombwa turamwakira muri korali. Ibintu bitatu namubonye ko bikomeye, cya mbere bakivuze cyangwa bivuze aho kuzinduka udakereye, cya kabiri hakuvuga make, ntabwo washoboraga kumubarira mu bantu bagize amagambo menshi, oya cyangwa kwa kumwe ngo runaka yavuze runaka, ibyo ntabwo ushobora kumubariraho. Cya gatatu batavuze rero, yari smart, yari umugeso, yigwa yageragezwa, agashati ke n'agapantaro ke byabaga bigoye, waramurebaga kuko uyu ni umujene. Ugeze gutekereza ko abakobwa bikubarira nk'uyu musore kuko bamusanze bakamuganiriza ukareba ko ibintu bisobanura. Yari smart kandi ubona ko afite icyizere, self confidence. Waramurebaga ngo uyu mujene rwose, ukabona ko afite intumbero nziza, wamureba ukabona mu bitekerezo bye afite hazaza heza, nuko yigwa yari ateye nuko namubonye. Cya kabiri yabaga azi kubaha. Nagira ngo bakwire mu bantu baje hano, usibye iyi korali yaribagamo, abandi bose ayandi makorali yose yo ku itorero rya Rwabutabura, aba ni abaririmbyi babo mu buryo bunyuranye, bisobanura kubana neza n'abantu. Abaperezidante bayo n'abaperezida, abayobozi bose n'abaririmbyi bose bemeye bafunga imirimo yabo bari bafite, barogoka guherekeza iyi. Natwe bw'itorero turavuga ngo ubundi uyu munsi wa kane umunsi w'amasengesho iwacu, niwo twirirwamo dusenga. Itorero ryacu natwe rirafunguye, twirirwamo dusenga, ariko twabikuyeho. Tugomba guherekeza mwene data mu cyubahiro cye kandi yakoreye Imana. Ntabwo washoboraga kumushakaho ikosa mubibona, yaba mu myambarire. Urareba abasore bageze mu kigero runaka, hari abambara ukuntu bakica disipurine y'itorero, ariko we ntabwo ibyo bijyagamo. Ntiwashobora kumubona yagiye guherekeza cyangwa afunganye inguni n'udukobwa mu manini nijoro wagize gutoya, mbese ntajya ushaka w'umutibona, nta muntu washoboraga kuza ngo anegere ngo yirwa yambwiye gutya na gutya, ngo yagize gutya na gutya, ngo ibibaho. Rero yabaye ikigero cyiza cy'urubyiruko, yabaye ikigero cyiza cy'abasore bakishijwe, yerekanye imbuto z'abakishijwe. Twakunze kujya tumugemurira ingaburo, ariko noneho abariye kurwara nagiye kumusura, ngamwegera bizashika, yibuka inzobe ye yari afite, murebye numva agahinda karangije. Afite inzobe nziza n'uruhu rwiza bukeye rwose, ndebye ukuntu hasi numva agahinda karangije. Narahageze aramenya, arambwira ngo pasiteri we nawe uraje? Tujya kuganira na mama we n'abadamaseni bari bari, undi mukobwa umwe. Hanyuma nyuma yaho ndamwegera kugira ngo musengere, yirwa yari akomeye.
yari afite, wabonaga afite ibyiringiro byo gukira. Wareba mu maso ukabona ibintu kugenda bikira, ariko wareba ahandi ku mubiri ukabona ntabwo hatanga icyizere, ubonaga hadatanga icyizere. Ariko warekumva amagambo amuvamo n'ukuntu yiringiye avuga ngo reka Uwiteka azakora imirimo. Ndamusengera, maze kumusengera ndamwegeraho gatoya ndavuga nti wihangane rero, Imana izakora ibintu uzakira, kandi naho byaba ngombwa gutaha utahe wizeye. Arambwira ngo nta kibazo afite pasi, ngo nta mutima n'umucira urubanza. Nibwo buhamya nataha, nta mutima n'umwe ucira urubanza. Ntacyo rero wagombaga kwatuza umuntu kubwe ko nta mutima ucira urubanza. Rero amaze gutunganya ubugingo bwe kera, yapfuye bw'indwara, yapfuye agihesha icyizere abamusura ko azakira, kandi nyine kwari ugukira imiruho n'imihati hano ku isi. Yatubereye urugero rwiza, ntabwo yapfuye agayagurika cyangwa ngo avumane. Hari abandi ugasanga arimo aragayagurika aravumana aragira gute, yarasinziriye. Intwari ni imwe mu ntwari z'abasore, kandi tuzongera tumubone dufite ibyiringiro. Ya gurupe y'abanyamwuka, namwe mukomeze musenge, igihe kimwe tuzongera tubonane nabo. Bibera urugero rero abasore dufite muri blessing, abakobwa no mu yandi makorali, mwese babera urugero. Igifite umumaro ntabwo ari itangira ry'urugendo, ahubwo gifite umumaro isoza ryawo. Iyo ukimutangira ntacyo bakuvuga cyiza cyangwa kibi, ariko ushoje abasigaye bagira icyo bavuga. Turimo turavuga ibyiza no gukiranuka kwayo. Yaza kuba yarakoze nabi, hari aho tubura n'icyo tuvuga. Ndabyibuka umuntu umwe nyobora irindi torero atari irigiri rya Rwarutabura yitabye Imana. Yari yaraguye, hanyuma arongera aragaruka mu itorero, ariko no kugaruka n'ubundi yirirwa kubana n'umugore mu Rwanda agira gute. Hanyuma rero bari kurwana, hari ku manywa, atuye ahantu mu Gasharu, bari kurwana, arirukanka yiruka mu muhanda, uriya muhanda unyura ku murenge bahazi. Hanyuma igikamyo cyitwa Fuso nacyo kiramanuka kimutsimba, nyine niba ari wowe wagitsinze wowe kimutsimba yiruka. Umugore yirutse gutya nawe yiruka gutya, n'abantu bari bamukanze bagize gute, yiruka gutya, ahura n'icyo gikamyo kimutsimba byina ako kanya. Hanyuma rero tujya kumushyingura, twabuze icyo tuvuga, nabuze icyo kuvuga. None se umuntu yapfuye ari kurwana n'umugore, none se utatakubuye guhaba, avuga ko yari umuntu mwiza se ahageze. Twabuze icyo tuvuga, turaceceka, tukavuga tumenye n'Uwiteka ubizi, Imana izamukorere deliberasiyo, nta kindi warenza nk'ubu. Imana izamukorere deliberasiyo nta kundi. Ariko hirwa siko bimeze. Turatanga ubuhamya bwiza, turavuga uburyo yabayeho akabaho mu mbuto za Kristo. Rero umuryango wa Hirwa, kandi natwe umuryango mugari, uhereye muri korali yaririmbagamo no ku itorero yasengeragamo, n'abakristo bose turababwiye ngo mukomere. Turihanganishije cyane mama we, komere, Uwiteka Imana ni wowe ufata imitima akayikomeza, kandi turabizi neza yuko tuzongera kubona. Imana bakomeze kandi bahumugishe. Murakoze.
babonye umukozi w'Imana Pawulo batangira kubaza ibibazo. Abandikiriza inzandiko rero abasobanurira ngo nyuma y'urupfu bigenda bite, nyuma y'urupfu ese bigenda bite. Hanyuma arabasobanurira neza, arababwira ngo abantu bapfiriye muri Kristo Yesu ubwo bazazuka umunsi w'imperuka, cyangwa impanda nivuga bazumva impanda hanyuma bazuke, kandi nikavuga ngo bazazukana undi mubiri, bazazukana umubiri utabora, hanyuma uko bazasa bazaba basa n'uko Kristo asa, hanyuma basanganire Yesu mu kirere. Ngo bazaba bakiriho bamwizeye bo bazahita bahindurwa base nawe. Twambaye umubiri ariko hari ukundi kuntu tuzahindurwa, hanyuma tugasa na Kristo uko azaza asa. Pawulo abwira Abatesaloniki ati nuko rero ntimukababare, ntimukagira agahinda kenshi. Nibyo koko agahinda karahari kubera ko uwacu aragiye, ariko ntimukagira agahinda kenshi. Mujye mubwirana aya magambo, mumaranisha imibabaro kubwirana amagambo, kuko igihe kizagera tukongera tukabonana n'abacu twabuze, bapfuye bizeye. Igihe kizagera twongere tubonane n'abacu twabuze. Ndabizi neza ko ninkora imirimo yo gukiranuka nkakomeza gukunda Imana no kuyubaha, nzongera mbonane amaso ku maso na Hirwa Olivier, tuzongera tubonane. Ndabizi neza, kandi tuzabonana twese twambaye imibiri itabora. Ntabwo tuzaba twambaye umubiri wa hano ku isi, tuzaba twambaye umubiri w'ijuru. Biravuga ngo niba hariho umubiri wo ku isi, umubiri w'ijuru, tuzaba twambaye umubiri w'ijuru. Hanyuma rero tumenyane neza, wabaye intwari, washoje urugendo neza, warakiranutse. Ubwo duhuriye mu bwami bw'ijuru, nanjye narinzi ibyo kwizerwa, none dore turahuye, turi mu bwami, turi kunezerwa, dushima Uwiteka, tuyihimbaza iteka ryose. Pawulo abwira Abatesaloniki ngo nuko bene data mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Ni amagambo yo kwizera, ni amagambo yo kumenya y'uwawe wapfuye, ugakora ibyo gukira, ukaba ukijijwe neza, byanze bikunze muzongera kubona. Niba yaragiye mu bwami bwo mu ijuru, muzabonana byanze bikunze. Niba yarapfuye yizeye, muzabonana byanze bikunze. Ariko ikitugora ni iki ngiki, abantu benshi ntabwo baha agaciro ubuzima bwo gukunda Imana. Abantu benshi ntibaha agaciro ubuzima bwo gukunda Imana. Hari umuntu ubwira ariko akabona aravutse, kandi ntawe uvuka bishaka, ntawe uvuka bisaba. Nigeze kubaza abantu ndi kwigisha, ndababwira nti ariko mu by'ukuri wowe uvuka wari uhari? Umuntu ntabwo avuka ahari, ntabwo abibizi, nta nubwo apfa ahari, ntabwo abizi. Wisaba, nta n'umenya igihe, nta muntu wasabye ngo ngewe nzavuke kuwa gatanu. Nta nubwo ushobora gusaba ngo Mana uzampe nzapfe ari nijoro cyangwa ari ku manywa. Iyo ni ibanga Imana yaduhishe, kandi ni ibanga bizwi nayo yonyine. Niyizi umunsi wo kuvuka, ikamenya n'umunsi wawe wo gupfa. Kandi iyo icyo yateganyije cyawe kizakwica, iyo gihuye n'umunsi wawe wo gupfa, bigahurira ahantu ugomba gupfira, byanze bikunze ntabwo ushobora kubisimbuka, byanze bikunze uwo munsi ntureba. Rero mu gitabo cy'umubwiriza ibice bitatu, umubwiriza yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo hari igihe cyo kuvuka, akaba n'igihe cyo gupfa. Ngo hari igihe cyo kurira, akaba n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kwishima, akaba n'igihe cyo kubabara. Ngo buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe cya. Kibabaje, abantu ntabwo bari kwita ku iherezo ryabo. Hari abantu bagera ku isi bakumva yuko isi bayifashe, bakumva ko birangiye, bakumva ko bazabaho ubuziraherezo. Ibyo bigatuma bitwara uko bitari. Turashima Imana ko Hirwa Olivier apfuye afite ubuhamya bwiza, ufite ubuhamya bwiza. Ku bantu b'abakiranutsi rero turemera ko wasinziriye. Hari
hari igihe kimwe azakanguka, kandi nakanguka kanguwe na Kristo tuzongera tumubona. Ku bantu bizera Imana ubu arasinzira, igihe kimwe azazuka twongere tumubone. Icyakora Bibiliya ivuga ko hari abantu bazazuka bazukiriwe gukorwa n'isoni, abandi bazukire kujyanwa mu bugingo buhoraho, kuko umuzuko uzaba ari rusange. Hazabanza hazuka abakiranutsi, nyuma hazabaho umuzuko rusange. Ikibabaje rero nuko umuntu atari gutunganya ubugingo bwe. Rero aho kumva kandi icyo bibabwiye, ntabwo bumva ko igihe kimwe ubugingo bwabo cyangwa ubuzima bwabo buzagira iherezo. Nkunda kubaza ku munsi nk'uyu mu birori bya nyuma yo guherekeza umuntu, nkabaza ngo umunsi Uwiteka Imana yakubwiye ngo mu mwuka wanjye naguhaye, utekereza ko nyuma y'iyo nteruro bizagenda bite? Kandi byanze bikunze wowe wicaye hano n'uticaye hano, n'abari hehe n'abakomeye n'aboroheje, hari igihe kimwe bazumva iyi nteruro Imana ikababwira ngo mpereze umwuka wanjye nari naragutije. Nindiza ntabwo wawuguze ngo uvuge ngo ariko umwuka wanjye ni gakondo ya data yari afite umwuka arangije awumaho. Oya, ni intizanyo y'Imana yonyine. Niyo mpamvu tuvuga ntushire. Mwana ava mu nda arira akazarinda asaza afite imyaka 80 akivuga umwuka utaramushirana. Iyo umushiranye niho bamujyanira kwa muganga bagapompa bakareba ko kakongera kakagaruka. Ibi bikugaragariza ko ari impano ikomeye Imana yaguhaye kugira ngo ubeho witwa umuntu. Nuko Imana yaguhaye umwuka wo guhumeka, ubwonko bwo gutekereza, iguha umutima wo kumenya no gusobanukirwa ikibi n'icyiza, hanyuma iguha amenyo yo guhekenya, iguhereza n'amaguru yo kugenda kugira ngo uyihimbaze. Ibi byose Imana yabikoreye kugira ngo uyihimbaze, umenye gukomera kwayo, uko uzajya wicara, uko uzajya ugenda, uko uzajya uvuga, mu byo uzaba uri gukora ujye uhimbaza Uwiteka ngo wangiriye neza, utandemye nk'ihene, ntundeme nk'intama, ntundeme nk'ingwe, ukangira umuntu, ukampa umwuka wawe, nanjye nkabasha kuguhimbaza. Ariko ikibabaje, hari abantu Imana yatije umwuka bakora ibyangwa n'amaso yabo, bakora ibyaha, birirwa bashayisha, ntabwo bazi gutekereza iherezo ryabo. Bakumva ko ubuzima ari ubwo, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Ndimo ndakubaza nshuti yanjye, hari interuro Uwiteka azakubwira, byanze bikunze, cyubahiro waba ufite icyo ari cyo cyose, amafaranga waba ufite ayo ari yo yose, imiryango ikomeye waba ufite uko imeze kose, iyi nteruro uzayumva rimwe mu matwi yawe. Ni interuro ivuga ngo mu mwuka wanjye naguhaye, nari naragutije umwuka, none wumva. Hanyuma tekereza nyuma y'iyo nteruro bizagenda bite? Wumva uzajya he? Wumva hazakurikiraho iki? Yesu yaravuze ngo intama zizajya iburyo, zigeze ibumoso, kandi intama zanjye zumva ijwi ryanjye zirarizi, nanjye umwungeri wazo ndazizi. Ngo zishobora kuyoba, ngo zishobora kumva ijwi ry'undi muntu ngo zibyitiranye n'iryayo. Intama zizi ijwi ry'umwungeri, umwungeri akamenya ijwi ry'intama. Inshuti yanjye ikunda, ntabwo nyewe yo nkwigisha kuri uyu munsi bari gutera ubwoba, ahubwo mbashaka kugira ngo wibuke kugenda utagenda uburyo ushobora kugucira urubanza, kuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Mwene data w'igihe yari afite imishinga myinshi imbere, yatekerezaga za poroje azakora, yari umwana w'umusore w'umujyambere, yatekereza uko bizagenda, yumvaga ndetse azaba umuntu ukomeye. Ariko kubera ko
iminsi Imana yari yaragennye kuba ku isi yari iyi ngiyi. Iyo ukimara kuvuka Imana iba igeni zamara ku isi. Uzabona hari abamaze amasaha, uzabona hari abamaze iminota, uzabona hari abamaze iminsi, uzabona abazi imyaka, uzabona hari n'abazamara imyaka n'imyaniko bagere mu myaka 100, kuko ari Uwiteka yabiteguye. Kandi ikibabaje ntabwo uzi umutegura Imana yaguteguriye wowe. Ndagira ngo nkubaze, wowe wicaye aha Olivier yarangije urugendo yatashye yicaye mu gituza cya Aburahamu, arimo aratureba yicaye mu gituza cya Aburahamu akavuga ati ntacyo ngewe ndarusimbutse, nsinze urubanza, nsinze isi, nsinze Satani, ngiye mu buzima bw'iteka. Harya wowe biramutse bigenze gutyo Imana ikagusaba umwuka yaguhaye, umva wajya hehe? Umva wajya hehe? Umva wajya he inshuti yawe? Ugotomera ibyawe, ugotomera amazi. Wateguye iherezo ryawe, kandi iherezo ry'umuntu ararigenda. Iherezo ryawe riri aho ngaho wicaye. Aho ugiye hose ushobora kuhasanga iherezo ryawe. Ibyo urimo byose iherezo ryawe ryahagusanga. Ubaye umunyabwenge wategura iherezo ryawe, kuko utazi umunsi w'igihe, kuko utazi umunsi. Nkunda kwibutsa iby'urubyiruko. Mwene data mukundwa, tekereza umutima wawe. Ushaka gutinda byinshi bwo gukora, ariko ndagira ngo utekereze umutima wawe. Ubugingo bwawe wabuhaye, ubugingo bwawe ubuhaye. Si imibereho yawe inezeza Imana, si imigenzereze yawe inezeza Uwiteka n'abantu. Ese uyu munsi uramutse uhamagawe wakwitaba? Imana iguhamagaye wayisanga udafite ikimwaro, udafite ikizinga, udafite umunkanyari. Turashima Imana ko yaduhaye ijambo ryayo, tugashima Imana ko yaduhaye kurimenya no kugira ngo tubwirize abantu kugira ngo bakizwe bave mu byaha. Imana ibamugisha. Wita umutwe wawe ubaze umutima wawe. Umutwe wawe ubaze umutima wawe. Wubaze ngo umutima wawe, Uwiteka aramutse aje akambwira ngo nimuhe umwuka wiwe, ngewe nawe wa mutima wanjye we twajya he? Twabigenza gute? Hari igisubizo umutima wawe ukubwiye. Niyo mpamvu ukwiriye kugorora inzira zawe. Rero nari nkwiriye kukubwira ngo haguruka ngo usengere niba utsinzwe n'ijambo ry'Imana. Nari nkwiriye kubivuga kuko umutima wawe hari icyo ukubwiye. Umutima wawe ntabwo urya ruswa. Mana iramutse ivuze ngo mu mwuka naguhaye, wowe na mutima wawe mwajya he? Ugusubije ngo iki? Uwiteka Imana imbabazi, kandi tubisabe n'Imana tubashe kunesha ikigerageza cyose cyadukura mu Mana. Turagushima, izina ryawe rihimbazwe. Ibirori byanjye bya mwene data Olivier tambutse mu iri jambo ritwibutsa yuko turi abashyitsi n'abimukirano ku isi, ko igihe kimwe uzaduhamagara. Niyo mpamvu tukwinginze, ari abantu badakijijwe ngo bahe agakiza, bahinduke rwose, bahindurwe n'imiburo y'ijambo ryawe, bakire imbabazi zawe. Yewe Kristo mwana w'intama w'Imana, nugenderera imitima yabo, ubibutse ko hari igihe kimwe bazirirwa mu isi hanyuma ntibayiraremo, kandi ko hari igihe kimwe bazarara mu isi ntibayirirwemo. Bibutse ibyo Yesu, ubahe gukora neza, ubatsindira imbaraga za Satani zose n'ububata bw'umwijima, ubatsindagira mu byaha, ahubwo ubiyereke
kandi ubakorera imirimo n'ibitangaza. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye yuko tuzongera kubona Hirwa, ndagushimiye yuko tuzabona n'abera bose, ndagushimiye ko hari igitaramo cy'abera kizabera mu ijuru, twebwe abapfuye bizeye bakijijwe tukazakibamo. Haleluya, 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 haleluya. Ndagushimiye ko icyo gitaramo ntabwo kizinjizwamo n'abanyabyaha, ahubwo abapfuye bizeye, abakijijwe, abahinduwe n'imiburo y'ijambo ryawe, abambitswe imbaraga z'umwuka wera, abo ngabo tuzakibamo, tuzahimbaza Imana ngo nuko tuzabana n'Imana karamata, ntabwo tuzongera gutandukana iteka. Yesu ushimwe, ushimwe, ushimwe ko waduteguriye umunezero w'iteka ryose. Nubwo mu isi tubabazwa, tukarwara nk'uko Hirwa yarwaye, tukababazwa umubiri, ariko hari igihe tuzanezerwa iteka ryose turi mu bwami bwawe. Turagushimiye kuko uri uwera, izina ryawe nirihimbazwe Yesu. Amen. Arakoze cyane umushumba, umwanya mwiza tuvuyemo utwibutsa kongera kwitekerezaho no kuzirikana iby'uru rugendo n'ubuzima tubamo mu isi. Rero ndagira ngo pase batambuke cyangwa se uwihagarariye babibwiye kandi bacunguze umwete famille tw'abanyamwuka Hirwa yibagamo. Uyu uri imbere ari mu bantu bagiye badufasha cyane nawe kwa muganga, yitwa Ange. Rebuka yaradufashije cyane, ariko reka tubaha akanya nabo bagira icyo bavuga ku mateka Hirwa. imitima yacu irababaye, tubuze umuntu, ariko twihangane. Mu by'ukuri nta handi twakora umuntu umeze nka Hirwa, ariko twihangane kuko dufite ibyiringiro by'uko tuzabonana mu gitondo cy'umuzuko. Siko bimeze? Yego, tubana muri famiye yitwa Abanyamwuka, famiye y'abanyamasengesho. Murumva nyine izina ryayo ni Abanyamwuka. Twaje nk'abahagarariye iyo famiye, ntabwo umuyobozi wacu ari mu gihugu, afite urugendo yafashe hanze, ibi bintu byabaye adahari, ariko yadutumye. Twaje mu mwanya wa famiye y'Abanyamwuka. Noneho ikintu numva nenda kuvuga ku ruhande rwanjye, yego abagenzi banjye bafite ukuntu babivuga, ariko turakoresha iminota mike ku mwanya w'igihe. Hirwa twamenyanye mu Banyamwuka, ariko yaba umunyamasengesho, cyane cyane tugira amasengesho twakundaga guhuriramo ku wa gatanu nimugoroba. Ayo masengesho Hirwa yakundaga kuyamurikamo cyane. Hirwa yaba umunyamasengesho. Mbonera wo kwinginga abantu babajeni cyangwa se urubyiruko rurara, ibi bintu biduha isomo, sibyo? Sibyo? Ntabwo iri mwambuka. Ibi bintu biduha isomo. Nimba Hirwa agenda mutangira ubuhamya kuko twarabanye cyane, bamwe bari bazi ko ari musaza wanjye, abandi bakaba bakeka byinshi, ariko ni umunyamasengesho, twakundanaga, yari inshuti yanjye, mama we ni inshuti yanjye, arahari kandi akomere. Nagira ngo mbabwire ko Hirwa yarakijijwe. Kuba nta sano twari dufitanye biratworohera twebwe kumenya abagabo badakijijwe cyangwa abasore badakijijwe, twebwe turabimenya, sibyo? Ariko Hirwa yarakijijwe. Mama Hirwa ukomere, Hirwa tuzahura, ntabwo ubanza ukatubuza. Ikindi, hari umunsi nigeze napostinga akantu gatoya kavuga kuri mama, arangije atera comment, yari nka message naha Hirwa yaragufitiye gahunda nziza, kuko Hirwa yaravuze, yahise asubiza ngo Ange we, Imana izadufashe tuzahigure umuhigo twahize kuri abo babyeyi, turabakunda cyane. Hirwa yaragufitiye umugambi mwiza mu mahirwe, ariko humura, Hirwa agiye nk'umwana wawe,
ariko natwe turari nk'abana bawe kandi ntuzagire intimba ngo iguherane, turahari. Sibyo? Yego. Ikindi Hirwa kuri iyi season ya kabiri yaje gufata transfert ahantu yaje kuyifatira niho nari ndi gukorera ku kigo nderabuzima bababwiye. Mu by'ukuri yaraje bafata ibizamini byose, arangije babura ikintu na kimwe, niko kumuha transfert igiye i Nyarugenge. Icyo gihe haguye imvura nyinshi, ahari wenda kari agahe keza ko kugira ngo nanjye profite kumusezera, kuko ntabwo nari nzi ko ashobora kugenda atyo. Imvura yaraguye amaze gufata transfert, araza aho nari ndi nyine gushakira umwenda arifubika, kuko yari yaje yambaye atifubitse, tuganira afite imbaraga kuko yari amaze koroherwa. Asubiye mu kazi bamubwira ko atarakira neza, babonaga imbaraga nkeya ariko yize. Nk'uko bababwiye, Hirwa yihagararagaho, yari umugabo uzi kwishakamo ibisubizo. Rero biba ngombwa ko imvura imaze guhita, nk'uko turamanuka kuri gate y'ikigo, afata moto aragenda. Akigera i Nyarugenge nk'uko bibabwiraga, bamubwira ko babura hari ibidasobanutse, ariko bamuherezaga seyashika nyine kuriya abarwaza bagiye babitubwira. Gusa araruhutse kandi aruhukire mu mahoro. Twamukundaga, tubuze umuntu, tubuze umuvandimwe, tubuze inshuti magara, ariko Imana imutuza heza, natwe dufashe. Mwebwe abantu bari hejuru yacu, hari ibyo mwabonye byinshi twe tutarabona, ariko natwe tukiri munsi yanyu hari ibyo tumaze kubona. Hari n'abari munsi yacu ko mutubona bafite urugamba rurenze uko twe dufite. Mureke dufatanye iminsi iri kutujijisha, tuyiyambure, maze tube maso, turebe maso ubugingo bwacu. Mu gitondo cy'umuzuko tuzahure na Hirwa twakundaga ndetse n'abandi bacu benshi. Murakoze, mukomeze kwihangana. Haleluya. Ndumva navuga byinshi, ariko ntabwo nshaka kuvuga byinshi kuri Hirwa. Hari igihe twapangaga ikintu muri groupe, nkamuhamagara akambwira ngo ndi mu kazi ndananiwe ariko ndagerageza. Ntabwo Hirwa yajyaga yita ku munaniro we. Urumva muri groupe abanyamwuka tugira ibiterane byinshi, ariko Hirwa yarageragezaga akaboneka. Noneho ikintu cyateye ubwoba, uwo munsi Hirwa ari butahe, byambunzemo ndi mu kazi, ndavuga ngo ndaza guhamagara Musinga na Eliya, hari n'undi muntu nari bwahamagare, ndababwira ngo tuze kujya kureba Hirwa. Ndabyibuka Musinga namuhamagaye saa 3 mvuye mu kazi, ngeze mu rugo hadaciyemo nk'iminota 20, maze kubabwira ko tuzajya kureba Hirwa ku cyumweru. Nta minota 20 iciyemo, Musinga yahise anyandikira arambwira ngo Hirwa birarangiye. Nshaka kubabwira ikintu kimwe, umutima wawe nukubwira ngo jya kureba umuntu runaka, ntuzazuyase. tumuvugaho ni byinshi, ko umusore w'Imana igihe kimwe ngenewe kumubona, twari twasinze amasengesho nijoro yo kuraramo, Hirwa nyine njye mbere yuko ninjira mu masengesho dusenge bamusengere, ariko Hirwa ni umuntu w'intwari cyane. Ni umusore ukunda Imana, uzarambura ati yewe umuntu niyumva anumva Imana ntazayiva imbere. Arangije arambwira ngo numva nariyeguye Imana
ubuzima bwanjye bwose, kandi mu byo naca byose Imana ntazayivaho. Muri ayo masengesho no muheruka nyuma yaho nyine yagiye ahura n'ibizazane by'uburwayi nk'uko Jeyene yabivuze. Numvaga nanjye ku bantu bakeneye kubona hirwa byari birimo bishaka kugira ngo kumubona birangije. Hari gurupe tubanamo na Musinga anje ahita yandikamo ngo hirwa birarangiye. Mbese nabaye nk'umuntu utazi kandi basanga bumubeshya. Ariko umubyeyi tubana muri gurupe nyine y'abanyamwuka nawe ubona ahise apositinga ifoto ya hirwa. Ndavuga ati mama, ariko nk'abantu gusenga mbese n'ibyiringiro ndavuga ati hirwa yabanye n'Imana. Burya n'abasore binezeza wowe nigeze abijyamo ahubwo yabanye n'Imana neza. Ndavuga ati urupfu n'irembo rwuza n'Imana kugeza rwose ku munsi w'ubuzima tuzabonana. Ariko byakira byarangoye ndavuga ati kuko hirwa murakoze. Imana ishimwe ko dushingiye ijoro turivuga nk'abatazaregeramo, ariko abarijyamo nibo bazi ibyiza byanjye. Twirirwa turirimba warwara ukavuga ndapfuye ugatangira gutaka, ariko mama hirwa urashingiye pe. Hirwa ari umwana mwiza cyane, ntabwo ari uko yagiye. Ndi umuntu ugira umwanya muke cyane ushoboka, ariko narabyumvise ndakumva uko byagenda kose ngomba guherekeza hirwa. Nubwo ntanze kugerayo ariko hagiye ni heza. Turashingiye abanyamwuka, turashingiye. Namwe mwumve ko mwaje mu bukwe. Imana ishimwe ko yakiriye hirwa, namwe murimbisha imitima yanyu tuzabasha kugerayo amahoro. Murakoze. Mandana. barakoze cyane. Reka twakire